Muko n'ibyo umutumirwa yamaze kugera muri studio n'ubundi muri studio rero nk'abandi kumwe na John Kayumba akaba ari umuyobozi wa station ya RAB ya Muhanga. Tubaha ikaze cyane muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Hanyuma rero tugiye kuganira ku bijyanye n'imikoreshereze y'ifumbire cyane cyane mvaruganda nuko ishobora gutanga umusaruro, ariko uyu munsi turibanda hanini cyane mu karere cyangwa se mu ntara y'Amajyepfo, aho tuza kurebera hamwe imikoreshereze yazo. Se abaturage abahinzi bahangaha mu ntara y'Amajyepfo bayikoresha gute, n'uhe musaruro ibagezaho. Hanyuma rero dutangira n'ubundi mpita nanababaza ahubwo umuntu yakwibaza ati ubundi ahangaha muri ntara y'Amajyepfo n'ubuhe bwoko bw'ibihingwa umuntu ushobora kuba yahasanga cyangwa se bishobora kuhera neza kuruta ibindi? Murakoze cyane. Hano mu ntara y'Amajyepfo ibihingwa hafi ya byose birahera. Urugero nk'ibigori byera mu turere twose uko ari 8 tw'intara y'Amajyepfo. N'imyumbati nayo irahera, wenda ikahera haraho yera cyane kurusha handi. Urugero nko mu bice by'amayaga imyumbati yera cyane kurusha ibice bikonje. Ahakonje cyane ntabwo burya hera imyumbati ikunda ahantu hashyushyemo. Ingano nazo zigakunda ahantu hakonje, ubwo zihingwa muri ibice bya za Nyaruguru na Nyamagabe ahantu hakonja. Noneho ibishyimbo bihingwa hose kuko habamo ibishyimbo bigufiya bihingwa ahantu hashyushye, noneho n'ibirebire bihingwa ahantu hakonje mu misozi miremire. Noneho n'ibirayi bihingwa mu bice by'imisozi miremire hano za Nyamagabe, Nyaruguru ndetse na Muhanga mu Ndiza birahera. Noneho umuceri nawo uhingwa mu bishanga. Umuceri usanga ibishanga bikonje cyane bihinga umuceri wa kigori mugufiya. Noneho mu bice bishyushye by'amayaga bagahinga umuceri muremure. Soya irahera hose. RAB bita amavariyete agera mu 10. Harimo amavariyete ashobora no kuba yakwihanganira ahantu hose. Noneho hakabaho imbuto n'imboga nabyo byera ahantu hose. Noneho n'urutoki usanga ruri hose. Rero navuga ngo ibihingwa, kandi ibi bihingwa byose uko bivuze ni ibihingwa biba muri gahunda twita ngo ni gahunda y'imbaturabukungu mu buhinzi cyangwa se CIP, Crop Intensification Program, gahunda yo kwihaza ku biribwa. Ibi bihingwa rero nibyo bihingwa byatoranyijwe n'igihugu kavuga ngo ibi ngibi tubishyizeho imbaraga byatanga umusaruro bigatunga abantu cyane kurusha uko wenda twashyira imbaraga ku bijumba byera mu kwezi kumwe ukabura uko bihunika ukabura uko bibika bikangirika. Ariko ibi byose tuvuze byose birabikika, ari ibigori, ari imyumbati bikwa nk'ifu, ingano, ibishyimbo, ibirayi bifite n'isoko ryinshi cyane, umuceri, soya, imbuto n'imboga, n'ibi bitoki nabyo biraribwa bifite demand nini cyane, bikenewe cyane ku isoko. Rero akaba ariyo mpamvu leta yabihisemo kubishyiraho imbaraga kurusha ibindi, ndetse ikabishyiraho nkunganire y'ifumbire mvaruganda. Ndetse ku bigori, ingano na soya leta igashyiraho nkunganire no ku mbuto nziza. Imbuto nziza, ubwo ku mbuto nziza ni ukuvuga imbuto y'indobanure. Imbuto y'indobanure iba yujuje ubwiza, yaragenzuwe n'abagenzuzi bashinzwe kugenzura iby'imbuto, icuruzwa n'abagorodira cyangwa se abacuruzi b'inyongeramusaruro, ikaba iriho nkunganire ya leta. Imbuto zifite nkunganire ya leta ni ibigori, ingano ndetse na soya. Iyo muri kuvuga ko ikintu runaka kiriho nkunganire ya leta, ibyo byose birumvikana ko hari uruhare runaka leta bigomba gushyiraho, wenda haba ku ifumbire cyangwa ku mbuto. Ubwo nk'umuntu uhinga tuvuge soya cyangwa se n'ibishyimbo, ubwo ni ukuvuga ngo ahabwa nkunganire ku ifumbire akanayihabwa none ku mbuto ya soya?
aha nk'umuntu uhinga tuvuge ibigori ahabwa nkunganire ku ifumbire yo guhingisha ibyo bigori ni ifumbire ya DAP ndetse na ire agahabwa na nkunganire ya leta cyangwa se ubufasha mu kumwishyuraho igice kimwe cy'amafaranga ku mbuto. Ni ukuvuga ngo leta ifite ikimwishyurira ku ifumbire yo guhingisha ibyo bigori ikagera n'ikimwishyura ku mbuto yo kugira ngo ahinge. Wajya ku myumbati leta yunganira umuhinzi ku ifumbire yo guhingisha imyumbati ariko umuhinzi akajya kwigura imbuto ku batubuzi b'imbuto nziza baba bahari ndetse n'urutonde rw'abo batubuzi ruba ruhari. Noneho ku ngano leta ikunganira byombi nanone imbuto ndetse n'ifumbire yo guhingisha ingano. Ibishyimbo ni ihunganiyeho ifumbire gusa abahinzi imbuto barayishakira barayibikira ariko biba na byiza ko bayigura ku batubuzi b'imbuto bafite imbuto nziza. Dore ko RAB ubu ngubu ifite imbuto nyinshi zikungahaye ku intungamubiri z'ingenzi nk'izo bita ngo ni feri rero burya ifitanye isano n'ibintu byo gutuma abantu bagira amaraso. N'umuntu washizemo amaraso bavuga ko yashizemo feri. Noneho na zinc n'izindi ntungamubiri z'ingenzi. Noneho ibirayi ni nkunganire ku ifumbire ya NPK. Umuceri ni nkunganire ku ifumbire ya NPK ndetse na ire yo kubagaza. Soya nkunganire ku ifumbire ya DAP. Imbuto rero zigenda zikenera imbuto zitandukanye n'imboga zitandukanye zikenera amafumbire agenda atandukana, ari zikeneye DAP, ari zikeneye NPK ndetse na ire zigira ariko zose buri bwoko bw'imbuto bufite ifumbire bugenewe kandi abajyanama b'ubuhinzi ku rwego rw'umudugudu buri mudugudu ufite umujyanama w'ubuhinzi. RAB iba yabahuguye n'ubu twarangije kubahugura bose ndetse bahabwa n'imfashanyigisho. Bafite imfashanyigisho zivuga ngo iki gihingwa kijyaho iyi fumbire kandi igashyirwaho kuri kino kigero. Abajyanama b'ubuhinzi mu mudugudu bafite ayo makuru ahagije ndetse n'imfashanyigisho nziza zanditse mu magambo makeya, hariho amafoto n'imibare ku buryo n'imfashanyigisho rwose babumva. Navuga ngo umujyanama w'ubuhinzi uri mu mudugudu ahantu ashobora guha umuhinzi amakuru ameze nk'uko ngira ngo yahawe na RAB ngira ngo ya makuru yizewe rwose. Akunganirwa na SEDO w'akagari nawe aba yahuguwe buri gihembwe kandi nabo ni abagoronome ndetse ku rwego rwo hejuru hakaza agoronome w'umurenge afatanyije n'aba RAB n'akarere. Yego. Hanyuma wari uri gukomora cyane kuri nkunganire ariko ukagaruka ku mafumbire numvise ari ubwoko bwinshi harimo za ire hakabamo na DAP ndetse na NPK. Umuntu ashobora kwibaza noneho muri aya majyepfo ahangaha ese abahinzi bitabira gute gukoresha ubu bwoko bw'amafumbire? Ese aho ntabwo baba hari abakiri muri analogue yuko bahinga nta fumbire cyangwa se bagakoresha imborera gusa? Urakoze cyane. Hano mu ntara y'amajyepfo abahinzi koko bagiye bahugukira gukoresha ifumbire mvaruganda ariko ntabwo biragera ku kigero gishimishije. Aho usanga nko gukoresha wenda ifumbire ya DAP iyo ugereranyije ubundi hegitari imwe yahinzeho ibigori ushyiraho DAP 100 ndetse ibyo bigori wazaba urimo kubibagara ukabibagaza ifumbire ya ire nayo 100 kuri hegitari. Uyu munsi rero ubona mu ntara y'amajyepfo turebye imibare y'umwaka ushize tubona ko ufashe DAP yakoreshejwe mu ntara y'amajyepfo ukayishyira ku buso bwahinzeho ibigori wenda n'ingano byonyine gusa twabona ko buri hegitari yahinzwe yagiyeho ibiro 78. Yego. Wareba rero ifumbire yabibagaye ukabona ko ire yabaye ibiro nka 50. Ubwo ire twavuga ko yagiye ku bigori, ingano n'umuceri. Tukabona ko ibi bihingwa uko ari bitatu byahinzwe mu ntara y'amajyepfo umwaka ushize nibura byatwaye buri hegitari yagiyeho ibiro 50 cyangwa se 48 kuko ino ire yagiye no mu mboga. Dushobora kubara ko ari hagati y'ibiro 45 na 50. Urumva rero ko biri hasi aho nibura
DAP yakaba yari nk'ibiri 100 ariko wenda ni birorere ku 100 niba tugeze ku biro wenda 45 rero urabona ko turacyari hasimo turi ku biro 78 nino ire yo kubagara ire akamaro ka ire gatuma ire ni ifumbire irimo umunyu witwa azote cyangwa se nitrogen. Iyi ni ifumbire ituma igihingwa gishisha kigahindura ibara kigahinduka icyatsi. Kandi buri igihingwa iyo kibaye icyatsi kibasha gukurura imirasire y'izuba neza, iyo mirasire y'izuba kikayihinduramo ibiryo bitunga icyo gihingwa, bita photosynthese, bifatanyije n'amazi abari muri icyo gihingwa n'ibindi n'intungagihingwa. Rero iyo igihingwa kitabasha gushisha ngo kibe icyatsi ntabwo kibasha gukora photosynthese neza, gutyo iba wagishakagaho ikigori ntuzabone ikigori cyiza, iba washakaga soya ntuzabone soya nziza, iba washakaga ibirayi, icyo ari cyo cyose buri fumbire buri gihingwa cyose gikenera umunyu witwa azote. Yego, no mu birayi bashyiramo NPK, iyo N ni azote kugira ngo gishishe kizagire imbaraga. Indi myunyu harimo imyunyu itandukanye nka phosphore iba muri DAP. Yego, ni DAP ni ifumbire irimo imyunyu ibiri, irimo azote cyangwa nitrogen ndetse na phosphore. DAP, diammonium phosphate. Rero iyo fumbire ni ifumbire igihingwa gikenera kugira ngo kibashe gukura, kibashe gukobera, kibashe kugira imizi ikomeye, ibasha gukora neza, ikavoma amazi, ikavoma intungagihingwa. Kandi wenda icyo nakongera kuri ibyo ngibyo, abahinzi tubabwira nanone gukoresha ifumbire ku kigero gikwiye. Iba mvuze ngo DAP ijya ku bigori ni ibiro 100 kuri hegitari. Yego, ntabwo yavuga ngo ngo ngiye noneho se ko ibigori mbihinga ari utuzi, aho noneho ikiro bazamuhenda nk'amafaranga 800 cyangwa 1000, washyiraho nyinshi. Akavuga ati wenda nibwo nshobora kubona umusaruro mwinshi. Iba tuvuga ngo wenda ibigori ushobora kubona nka toni 7 kuri hegitari, tuwashyiraho bikikuba kabiri. Yego, ariko ntabwo ari byo. Ubundi buri kintu cyose gifite icyo cyagenewe, ari natwe abantu dufite ingano y'ibintu tugomba kurya bitarenga. Rero n'igihingwa nacyo ufite ibyo ugomba kugira. Iyo ubutaka ndetse ubushyizemo phosphore nyinshi kaba nyinshi, ubushakashatsi butugaragariza ko ibaye nyinshi ndetse inaniza igihingwa gukoresha imyunyu mito igihingwa gikenera ku ngano ntoya, ibyo bita micronutrients. Igihingwa hari imyunyu gikenera ku kigero cyinshi, ariyo azote, phosphore na potassium. Ariko hariho n'indi igihingwa gikenera ku kigero gitoya, harimo za zinc, sulfur, cobalt, manganese, n'indi myunyu na boron n'indi. Rero tubona ko ubushakashatsi butwereka ko phosphorus iyo ushyizemo nyinshi cyane ishobora gutuma, iyo ushyizemo DAP nyinshi cyane irenze igipimo, ishobora gutuma igihingwa kidakurura ya myunyu mike gikenera ku kigero gito, kandi iyo itabonetse nabyo ntabwo igihingwa kimererwa neza. Rero aho nkabashishikariza abahinzi, iba tuvuga ngo ibigori, urugero nsubire kuri bya bihingwa kandi isubireho mvuga n'ikigero cy'ifumbire biba bikeneye, ariko wenda ntaravuga ikigero cy'ifumbire. Iyi fumbire mvaruganda tugira inama abahinzi kuyikoresha ariko bakoresheje n'imborera. Ntabwo tubagira inama yo gukoresha ifumbire gusa ngo afate imbuto y'ibigori ayisohore ajye kwiterana n'imvaruganda arekeraho. Biba bishaka ko mu mwobo watewemo ibigori ashyiramo, abanza agashyiramo ifumbire y'imborera, urushyi cyangwa se akayobora mu mashyi agashyiramo, akarenzaho agataka, agashyiraho ifumbire y'imvaruganda, akarenzaho agataka, agashyiraho intete ebyiri z'ibigori. Iyo mborera ikora iki? Imborera ituma ubutaka bugumana ubuhehere bwabwo, ndetse na ya fumbire, kuko ubundi iyi fumbire mu miterere yayo, iyo yishyize ku zuba irayenga, igashonga, ikajya mu kirere. Iyo yishyize mu butaka nanone irayenga nanone mu mazi, iradissolvinga, ikayenga, ku buryo iyo nta mborera washyizemo ikomeza imanuka ijya hasi
ibyo bakunda kwita ngo ni reaching mu cyongereza, ikajya hasi aho imizi y'igihingwa itaza kubasha kuyikura. Rero tugira inama umuhinzi yuko yiyaranja agakora ibishoboka byose, agashaka ifumbire y'imborera akaba ari yabanza mu mwobo, agakurikizaho imvaruganda, akarenzaho agataka, akabona gushyiraho iyo mbuto y'ibigori cyangwa se imbuto y'ibishyimbo cyangwa imbuto ya soya cyangwa se n'imbuto y'ingano. Noneho mvuga amafumbire akoreshwa kuri ibihingwa nkuko nari nasezeranyije, ibigori bikoresha amafumbire abiri, ni ifumbire ya DAP mwitera ndetse n'ifumbire ya ire mwibagara, ariko ubushakashatsi bugenda bunagaragaza ko unateye n'ifumbire ya DAP kuko navuze ko ari ibiri 100 kuri hectare, ukaba wakongeramo n'ibiro 50 kimwe cya kabiri, ubundi kubagara ni ibiri 100 bya kuri hectare cyangwa se ni ibiri 100 bya ire, ukaba wavuga uti noneho kimwe cya kabiri cy'ifumbire yo kubagaza reka nanone nacyo nkivange n'ifumbire yo guteza. Nabyo bigaragara ko bitanga umusaruro nta kibazo, ariko ushatse nanone wabitandukanya ugateza DAP yonyine, noneho ukazajya kubagaza ire ku gihe cy'ibagara. Ni ibiro 100 kuri hectare cyangwa se ikiro kimwe kuri are imwe ni metero 10 kuri 10 intambwe z'umuntu. Yego. Noneho wajya ku myumbati, imyumbati ikenera ifumbire ya NPK, ariko iyo fumbire ya NPK nayo ukabanza imborera, ukabanza imborera, none ugashyiramo NPK kuri hectare abari ibiro 300, kuko hectare ifite ama are 100, ubwo ari imwe ni ibiro 3. Yego. Ingano zikenera DAP nayo ibiri 100 kuri hectare, ukazabagaza ire nayo ubwo kuri are ni ikiro kimwe cya DAP mu gutera, n'ikindi kiro kimwe cya ire kuri are mu kubagara. Ibishyimbo byo no kubiteza imborera hamwe na DAP. Ibirayi nabyo babiteza imborera na NPK, ni ibiro 200 bya NPK ku birayi, ntabwo babibagaza irebyo. Umuceri bawuteza NPK ibiro 200, bakazabagaza ire ibiri 100, soya bayiteza DAP. Imbuto habaho ubwoko bw'imbuto bwinshi n'imboga nyinshi, byo ntabwo ndi bijyemo muri detaye kuko ni byinshi cyane byumvikana. Urutoki narwo rukoreshaho imborera cyane niyo rukeneye cyane, ariko niyo bibaye ngombwa gushyiraho ifumbire mvaruganda ushobora gushyiraho NPK cyangwa se kaseri. Twariho tugaruka rero ku bijyanye n'imikoreshereze y'ifumbire mvaruganda cyane cyane mu ntara y'Amajyepfo, ko abahinzi bayitabira kuyikoresha, ariko tubonye n'ubundi ntabwo biragera ku kigero cyo hejuru cyane. Dushobora kwibaza se imbogamizi ni izihe, se ikibazo ni ikihe? Ni ukudasobanukirwa ko abahinzi kuyikoresha, ese mubona ari uguhenda wenda ku ifumbire nk'uko abahinzi bamwe na bamwe bagenda babyibaza? Mubona impamvu ushobora kuba yabariye? Impamvu birashoboka ko wenda hari abahinzi bamaze guhinga kinyamwuga, bahinga bagamije kwihaza ndetse bagasagura n'isoko. Abo ngabo bagenda bashyiraho n'uburyo butandukanye bwo gushaka amafaranga yo kugura ifumbire, kuko ntabwo bayibona nibyo ku mafaranga makeya, ariko nanone leta irabunganira. Muri leta itabunganiye nanone abayigura bayigura, kuko abamaze kuyimenya, nubwo leta yakora nkunganire, abamaze kuyimenya bahinga kinyamwuga bayigura, ariko leta ikomeza ishyiramo nkunganire kuko hariho abagikeneye gusindagizwa guhabwa iyo nkunganire kugira ngo nabo babibone. Ariko ikigaragara wenda hariho wenda batabyitaho, ariko ari nk'ahantu twagiye tureba abahinzi batabyitaho, tukabaha agafumbire ngo bakore akarima k'icyitegererezo. Abo bantu bagiye bamwe bagira gute babyumva, noneho bagatangira kwigura. Bikatwereka ko rero harimo akantu wenda ko kutabyitaho, wenda se no kutajya kwiga ku mirima shuri ibakozwe n'abajyanama b'ubuhinzi, imirima y'icyitegererezo, ngo banabaze ibibazo, babaze icyo gihingwa kubera iki gishishe gisa neza, babibaze bajye kubikora. Hariho umuntu uvuga ngo heza imvura. Yego, imvura nibyo, imvura ni ingenzi, ariko imvura yonyine ntihagije. Rero navuga ngo abatabikora baba batarajya mu buhinzi bwa kinyamwuga, bahinga ubuhinzi bwa bundi bwo bita ngo ni ubuhinzi bw'amaramuko,
cyangwa se subsistent farming akora ubuhinzi just kugira ngo abeho ibyo yasaruye bikamutunga n'ubundi ntasagure kugira ngo ajyane ku isoko cyangwa yanasagura agasagura dukeya cyane. Reka twakire we ndabona hari abari kuduhamagara. Allo yego ye mwiriwe neza. ubwo muravugana na Shimimana Damascene Inyaruguru mu murenge wa Nyamata mu karere ka Shingiro mu mudugudu wa Muhira. Yego dukunda ibiganiro bya risangiye ariko umuntu aratwigishije mu by'ukuri uburyo bwo gukoresha ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera. Yego bityo bigatuma umusaruro wabasha kwiyongera. Umuntu akihaza rwose mu byo akeneye mu bijyanye n'ubuhinzi. nta kintu wamubaza? rero ikintu namubaza, yego tuzi yuko wenda imisozi y'ihinga umuntu akeneye ifumbire ya tubura. ibi bintu bya tubura byarahagaze cyangwa biracyakomeje? yego uragusubiza. noneho hano Nyaruguru kabisa tuba tubakurikiye mujye mudusuhuza abanyeshuri bose biga TTC Cyahinda. Yego umugoroba mwiza kabisa ku muntu wese uzi ku izina rya Bades. urakoze cyane. hanyuma rero ngira ngo ni ikibazo cyiza abajije. Reka twakire n'uyu wundi, reka twumve. Allo Jean-Marie we uriwe nitendi kuruha. yego Theo kuri wa mutumire batumva twigishije ibyo ariko twigisha bose musabyumva kari gahunda mwiza. ahubwo abakecuru benshi cyangwa se abantu bari mu zabukuru iyo bari kugenda atanga ingero y'ibihingwa runaka avuga ati tugomba kujyaho ifumbire ingana gutya kuri hegitari, wa wundi ufite umungoti wenda atanazi n'ubuso bwawo atazi na ari zawo asigara yibaza ese umurima wanjye, ahubwo bakagombye kuyavuga ngo metero izi n'izi zigomba kujya hengana gutya, tugomba kujyaho basobanura nabo bakabyumva kuko siko bose baba bafite hegitari. urakoze cyane. ngira ngo atanze igitekerezo cyiza cyane. tubura hari abaturage baba bari hariya ariko batazi neza iyo tuvuze hegitari cyangwa se ngo kandi bashaka gukora nabo ubuhinzi. reka twakire undi muntu nk'umwe hanyuma tuze turebe n'ubutumwa buri kuri Facebook hanyuma mu bisubirize rimwe. niba hari uri ku murongo 0788533405. Allo we avugana na Manuel hano Nyamagabe. yes Manude. ikiganiro cyanyu cyumva ariko buriya rero inanga ibintu byo gukoresha amafumbire nk'ibyo bya reniki abaturage usanga batabisobanukiwe. bafata mu ntoki bagapfa gutereramo bagereranya ugasanga nta bintu by'imisaruro byabonetse kandi ari ukutamenya gukoresha ifumbire. aho ngaho mukoresha imborera? ubwo no kuba ikibazo gihari ni ukutamenya ngo iyi fumbire ni iyihe ngano irangana gute kuri iki gihingwa. nk'ibyo kuvuga ngo ari ngo hajyana ifumbire ingana gutya wapi. umuturage ni ugufata ifumbire akavuga ati nimba ari imingoti nk'itatu ni ugushyiramo nk'ibiro nka 2 ugasanga umusaruro wabaye mukeya bakavuga ngo ni ikibazo cy'amafumbire yo kubera kutamenya kuyakoresha. yego numva byakabayeho nyine nk'ubukangurambaga abaturage bakabisobanukirwa gihe. urakoze cyane. urakoze cyane. ngira ngo ni ibibazo byiza cyane bagiye batanga n'inyunganizi. ubwo noneho bahera kuri kiriya cya tubura kubijeje kuri tubura hanyuma n'ibindi bagiye babaza tugakomerezaho. yego arakoze Nshimiyimana w'Inyabimata. tubura ntabwo yahagaze, tubura irahari, ni umufatanyabikorwa wa RAB. tubura buriya ikora nk'umucuruzi munini uzana ifumbire mu gihugu ayivanye hanze kimwe n'abandi bacuruzi, ariko yo ikongeraho akandi kantu k'umwihariko kwishobora kuyimanura ikayigeza ku bahinzi hasi ikayibaha. ikayibaha ndetse hari aho usanga ngira ngo yayihereye n'ideni ikabakopa, hari abishyura kashi. rero tubura ntabwo yahagaze, ngira ngo hari turaza kuvugana nabo aho ngaho Inyabimata babe bahagera
kuko ubwo basanzwe bahakorera ibyo ari byo byose. Tubura ntabwo yahagaze rero, iracyari umufatanyabikorwa kandi mwiza wa RAB. hari ubajije rero kuri ibi bijyanye n'izi ahari na hegitari, urumva umuntu yakigendera rimwe n'uyu nguyu kugira ngo Theo Kuruhuha ndetse na Manuel w'inyamagabe. ngira ngo numva ni ibibazo bisa ibibazo baravuga bati rero ibintu bya hegitari n'ibintu bya are abantu bacu bakuze bageze mu zabukuru sibyo bamenyereye kuvuga. Bamenyereye kuvuga ngo umuringoti, bamenyereye kuvuga se ngo terasi, ya hari bipimo bafite. Rero icyitwa are wenda aricyo mperaho kuko nicyo gitoya cyane, ni metero 10 ku 10 utambitse wongeye umanutse ni 10 ugatera intambwe 10 z'ibirenge, cyangwa se ugashaka imetero ugapima metero 10 ukongera ugatambika ugapima 10, biba impande zose zingana. Ari guhagarika no gutambika byose bingana metero 10 ku 10, aho hantu hitwa ari. Noneho iyo ari imwe icyo bita hegitari ni igiki, ni ari 100. Ari imwe, ebyiri, eshatu, enye zikagera 100, ubwo gihita gihinduka hegitari ingana nk'ikibuga cy'umupira. Kiriya kibuga cy'umupira abana bakiniramo cyangwa se abakuru bakiniramo kingana nka hegitari imwe. Yego. Ubwo rero abamenyereye wenda ibipimo by'ingero za kera, izo ngero za kera koko ziracyakoreshwa. Nanjye wenda impamvu mbizi nuko nabyize ngira ngo mu ishuri, ariko dufite abandi bantu dukorana nabo baba mu midugudu basobanukira ijambo are, basobanukira ijambo hegitari, aribo bitwa abajyanama b'ubuhinzi. Ndetse ku rwego rw'akagari hakaza undi witwa sedo ukomeye cyane ubyumva, ariko ntabwo abyumva cyane no kurusha n'umujyanama w'ubuhinzi cyangwa umufashamyumvire. Abo ni abantu umuntu wagira ikibazo cy'ibyo bipimo ajya baza abo bantu, ajya babaza abo bagabo n'abagore twemera kandi bakora neza. Hanyuma ndetse Manuel yavuze ngo hariho abagifata mu ntoki bakamisha. Yego. Ubundi ibigori ufata agapimo, agafuniko ka fanta, kuko ibigori ubundi ukuntu babihinga hagati y'imirongo bashyiramo santimetero 70 kugeza kuri 75, biterwa n'uko ubutaka burumbuka uko bubyuka. Noneho hagati mu murongo bacukura ibyobo, hagati y'icyobo n'ikindi bagashyiramo santimetero 30. Noneho mu cyobo aho rero bagashyiramo imborera, bagashyiramo agafuniko ka fanta ka dapu, baba bagiye kwiterana na ireho 1/2 bagashyiramo agace k'agafuniko ka ire. Noneho bakarenzaho agataka, bagashyiraho imbuto z'ibigori 2, bakarenzaho itaka, ubwo bakaba barateye. Noneho mwibagara bakazazana agace k'agafuniko ka ire. Noneho iyo umuntu atazi rero, kuko ino fumbire nayo kugira ngo uyibone, intambwe ya mbere yo kugira ngo uyibone iriho nkunganire ya leta nuko wiyandikisha. Kandi iyo wiyandikishije barakubwira ngo ese uzahinga ubuso bungana iki. Rero ntabwo washyiramo igikebo, ntabwo washyiramo umuringoti, haba harimo are na hegitari. Aho rero abajyanama b'ubuhinzi, abagorodira, abasedo, tubuyungiyo bavugaga n'abandi bantu bose badufasha guha ifumbire abahinzi, badufashiriza abahinzi bari mu zabukuru kubandikisha. Iyo bafite telefone bakoresha telefone zabo bahinzi, iyo ntayo bafite bakoresha telefone zabo bamamaza buhinzi. Ukuntu babikora na akanyenyeri 774 urwego, bakemeza bagakurikiza amabwiriza. Ariko umuntu ugejeje imyaka 80 70 ibyo ari byo byose yareba umuntu ukiri mutoya n'umufasha mu gihe cyo wenda yaba afite n'ikibazo cy'amaso, amaso amaze kunanirwa wenda. Hanyuma rero hano ku rukuta rwacu rwa Facebook hari uwitwa Ambasaderi Alex ku Kitabi wavuze ati ibiciro by'ifumbire yo ku isoko, ati n'ifumbire yatubura ikinyuranyo cy'ibiciro hose ni gute. Arangije hari n'undi nanone ahangaha witwa Adedone wihuye Imaraba, aravuga ati mwiriwe neza, mutubarize impamvu ifumbire kuri gahunda ya nkunganire ko yazamutse hejuru ibiciro. Ati kandi mutubarize n'ikijyanye n'imiti
ishyirwa ku bigori ati abahinzi ati ese nta kuntu mwazayishyira muri gahunda ya nkunganire abahinzi bakayibona bidahenze. ngira ngo ni ibyo ngibyo bibiri abandi nabagenaga bashima bavuga bati ikiganiro ni cyiza turagikunda cyane. ubwo ngubwo wasubiza abangaba bibajije ku bijyanye n'ibiciro by'ifumbire. Yego wavuze ati ifumbire ibiciro bya tubura n'iby'abandi bagorodira ese ni bimwe. Tubura igendera ku mabwiriza ya minisitiri ashyiraho ibiciro akavuga ngo ikiro cy'ifumbire kiguraya leta izishyura hwaya umuhinzi azishyura hwaya. Tubura nayo igendera kuri ayo mabwiriza igomba gutanga ifumbire kuri icyo giciro yaba iyiguhaye ukishyura kashi yabikubwira iti nta kibazo uzanyishyura nyuma y'iminsi mike cyangwa wejeje ariko nanone nayo ngayo cyangwa se bitewe nuko mwumvikanye ariko amabwiriza yo nayo ngayo ibiciro ni bimwe. waba wiguze kuri tubura waba wiguze kuri agorodira wundi uri aho ngaho ifumbire igurishwa ku giciro cyashyizweho n'amabwiriza ya minisitiri agenga sezo. ubu ibiciro biriho ubu ngubu bimanitse ku maduka agorodira iduka rya agorodira ari wese yaba watubura yaba agorodira wundi usanzwe ibiciro biramanitse ku muryango. iryo ni itegeko buri hantu hose bigomba kuba bihari. wabaje ati se ibiciro ko byazamutse ubu ngubu byagenze gute? ibiciro byarazamutse koko kandi inkunganire ya leta yagumyemo ndetse ikomeza kuba ryajanisha. iba dapu leta yunganiraho 35% nuko ngo byakomeje kuba gutyo ariko habaye ikibazo cy'uko idolari riba ryarazamutse. Yego iyi fumbire iva mu mahanga ntabwo iratangira cyane gukorerwa cyane mu gihugu nubwo iyo gahunda ihari iracyava hanze. idolari ngewe ntangira kumenya ibintu by'amadolari nabonaga idolari rigura 500 none idolari ni 1000. rero aho bayigurisha ku isoko mpuzamahanga idolari ryazamutse bituma rero igera naha mu gihugu n'amatransporti cyangwa se ibiciro by'ingendo na cya kiguzi baguzeho ku idolari riri hejuru bigatuma ifumbire ihenda igera hano ihenze. leta ikayunganira nayo ihenzwe ariko n'umuhinzi nawe akaza kwishyura nawe ahenzwemo ugereranyije na cya gihe idolari ryari kiri hasi kuko igurwa mu madolari. wavuze ati se imiti yo kurwanya indwara n'ibyonnyi leta yazayishyizeho nkunganire. ibyo ni ibintu bijya bivugwa birazwi ku nzego zituyobora inzego za minisiteri na rabu birazwi. ubwo rero bizakomeza kuganirwaho birebe ariko icyo wenda kiba cyarakozwe nka minisiteri barakoze cyangwa na rabu nuko abacuruzi b'imiti ibabwira bagakora imiti no mu ducupa dutoya. hari ubucupa iba ari nkongwa ikoreshwaho ibiti nka roketi lambda cyclothrin ikoreshwaho yitwa imidacloprid jacket yose ariko nka spermetrine ntabwo ikora kuri nkongwa neza kereka iyo wenda ari ibigori gitera ako kanya bikimera. rero iyo ari agacupa ka mililitiro 100 usanga hari aho kagura na 850 cyangwa 1000. ariko umuntu uhinga ku buso bunini nk'abantu bafite amahegitari menshi abo ngabo usanga bagura n'amaritiro. Yego rero leta ikikora iravuga iti umucuruzi nazane no mu gacupa gatoya kagura makeya kashoborwa n'umuhinzi. Nirwo mukanya twari tugeze ku kureba imbogamizi zaba ari izihe zituma abahinzi bari mu ntara y'amajyepfo benshi badakunda kwitabira cyane gukoresha iyi fumbire mvaruganda. Twazibonye izo mbogamizi hanyuma rero umuntu ashobora kwibaza ngo haraza gukorwa iki noneho kugira ngo noneho abaturage cyangwa se abahinzi baze kwitabira kuyikoresha bumve ko umuntu atagomba kubyuka gusa ngo ategereze imvura gusa cyangwa se ahinge nta fumbire yakoresheje ahubwo atekereze neza ko agomba kwitanga agashora kuko birumvikana ko guhinga no gushora hanyuma kugira ngo bazatekereze kunguka cyangwa se azabona umusaruro ufatika bigende gute hakorwa iki. Yego urakoze cyane. ibyo ari byo byose ubutaka ntabwo bwiyongera. ubutaka bw'igihugu ntabwo bwiyongera. imbago z'igihugu ziracyari za zindi. ubutaka bwanjye ngewe nk'akayumba buracyari bwa bundi n'ubwawe Jean Marie ni bwa bundi waguze ubundi. bisaba ko bwa butaka rero gifite ibi umuryango wiyongereye ubuhinga mu buryo budasanzwe
kandi ukumva inama z'abajyanama nyine. icya mbere twahoze duhinga ibigori bya nyakagori ariko biza kugaragara ko bitanga umusaruro mutoya, haza ibigori bya hybride kugira ngo hectare imwe cyangwa se igikebo kimwe cyangwa se terasi imwe riveho umusaruro mwinshi wabasha gutunga nyine umubare w'abantu bamaze kugera muri uwo muryango. Rero icyakorwa ni iki? Icyakorwa ni uko abahinzi babyumva bakamenya ko ubutaka ntibwiyongera ahubwo bugenda bugabanyuka kuko tugenda tubwubakaho tubukoraho n'ibindi bikorwa, bakamenya ko rero izi nama tubaha zo gukoresha imborera ahubwo buri rugo rugomba kugira ingarane. Ingarane ijyamo amase baba bafite itungo cyangwa se ibindi by'amatungo byose, ibisigazwa by'ibihingwa, ibihatiro byose, kandi bajya babishyiramo n'amaganga n'iki barangiza bagatwikira kugira ngo bitaza gukubitwa n'izuba bigahinduka ibikatsi biraho bidafite agaciro, bakabitwikira kugira ngo binabore neza. Ndetse banajyana nayamborera mu murima bagakomeza kwitwikira, hari ukuntu urimo itaka ukayitwikira, igihe cyo gutera cyagera ugakuraho ryataka ukayikoresha. ubwo ni muri cya gihe wenda iyo abantu bagiye guhinga bashobora nko gutwara ifumbire bakagenda ugasanga bagiye basuka mu murima hanyuma ntibayitwikire, izuba rikubiseho usanga n'ubundi yahindutse nk'ibisheshe, yahindutse irakayuka. Noneho tugira inama abahinzi yuko iyo ajyanye imborera akinayikora mu rugo akwiye kuyikora yitwikira ikabanza ikanabora, ntakoresha ifumbire itarabora. Ubundi ifumbire nziza yaboreye mu kimoteri cyangwa mu ngarane uba ubona ukayireba ntumenye ese iyi fumbire ni ibigori byari icyo bashyize mu kimoteri byari ibigori, byari ibishyimbo, byari iki, ariko igihe kibikuramo ukabona ni urubingo ukirubona buri bitarabora neza, ukabona ni amase mabisi bitarabora neza. Rero twavuga ngo abahinzi ntibakora ingarane ariko bayoboke gukoresha imbuto nziza, bayoboke gukoresha izi fumbire varuganda kandi bazikoreshe ku kigero gikwiye, ndetse n'ahari ubutaka busharira nko mu bice bya za Nyamagabe na Nyaruguru hariho nkunganire ya leta kwishwagara nayo bongeremo, kandi bari hamwe n'abajyanama babafasha abo bose twavuze bari mu mudugudu no kagari no ku murenge, kugira ngo byanga bikunda aho wabonaga hectare imwe iguha toni wenda 2 z'ibigori iguhe toni 6-7 wihaze, cyangwa se aho wabonaga iterasi riguha ibingibi ribikube 3. hari abaturage bagifite imyumvire yo gucucika imyaka cyangwa se kugenda ugasanga yahinze umurimo umwe ariko yagiye ashyiramo imyaka myinshi, agahuza n'imyumbati agashyiramo ibigori, ibirayi n'ibijumba n'ibindi agashyiramo ngo amahunge hariya hirya. Abangaba bo noneho mwababwira iki? Urakoze, uzanye ikintu cyiza cyane. Iki kintu rwose abaturage barimo batwumva, abahinzi batwumva bacyumve cyane. Ibintu byo kuvanga, gahunda ya leta hari gahunda yitwa guhuza ubutaka. Guhuza ubutaka nuko ubutaka bwanjye n'ubwawe n'ubwaka n'akawundi twegeranye tubuhuza tukazahinga wenda ibigori kuri ino sezo, cyane cyane ino sezo y'umuhindo, imisezo y'ibigori. Noneho tukabihinga turi hamwe, ubutaka bwanjye n'ubwawe n'ubwundi tukabwegeranya zikaba hectare 20. Babajyanama b'ubuhinzi bakaza bakadusanga turi hamwe, bakatugira inama, bakatubwira ibyo gukora no kurwanya indwara, ndetse n'ubwo RAB itanga n'ubufasha bw'umuti, wenda bakavuga ati abantu turabona bagize imbaraga nkeya mu kugura umuti, reka tubafashe. Noneho bagafashwa, cyangwa n'undi mufatanyabikorwa wa leta akaza akabafasha, ariko bari hamwe. Noneho no mu gusarura bagasarurira hamwe, ariko iyo umuntu akora wenyine ntacyo bitanga. Ubwo rero icyo kintu cyo guhuza ubutaka, uhuza ubutaka ku gihingwa kimwe. Iyo wafashe igihingwa ugafata ibigori ukavangamo ishyimbo, ukavangamo amateke, ukavangamo ibijumba, ukavangamo intoryi, ukavangamo inyanya, ujya gusanga ugasanga byose byabuze. Ariko wahinze ibigori neza ntubivange, usarura toni 7 kuri hectare, ukagurisha ku giciro cyiza, ukagura amateke washakaga ukayagura kundi wayahinze mu gahaga hirya, ukagura ibijumba kandi ukabona n'ibigori byiza. Nk'urutoki, hari abantu ubona urutoki rwabo baruvanzemo imyumbati. Rwose umuhinzi unumva nonaha akaba afite imyumbati mu rutoki, nawe niyigirire neza akuremo iyo myumbati mu rutoki, cyangwa se niyo yarazayikuremo, kuko abura imyumbati akabara n'ibitoki, ugasanga ahubwo ubutaka bwe burimo burangirika kuko ntacyo bumuha. Ariko igitoki kimwe cyakorewe neza, cyahawe ifumbire y'imborera ihagije, ndetse abajyana bakamwereka aho bayishyira, sindi bivuge hano wenda bishobora kuba tekinike ndende,
igitoki kimwe gishobora kuvaho ibihumbi 7 gishobora kuba 6. ibyo bihumbi ubiyoboye mu bishyimbo wagura ibishyimbo byinshi, ubiyoboye mu mateke wagura menshi. Aho kugira ngo uvangavange ubure byose, wakora kimwe ukagikora neza kikaguha n'ibindi. Rero ibintu byo kuvangavanga ibihingwa rwose abahinzi babyumva, kuko ari uruganira nawe akavuga ati none uragira ngo intoryi nzazikure he, none uragira ngo amateke yazava he. Hari n'abavuga bati n'ubundi ntabwo byerera amezi amwe, ati nushyiramo ibijumba urabikuramo hanyuma hasigaremo wenda imyumbati kuko imara igihe, ariko bivoma hamwe. Ubwo nicyo nagira ngo hari nacyo witseho. umuzi w'ibihingwa uvoma hamwe, uvoma mu butaka. Buriya iyo ufashe tuvuge narimo kuvuga urutoki ugashyiramo ibyo binyabijumba, insina ibinyabijumba bivoma ikizina akavomye, ugasanga agatoki kavuyemo ni gatoya. Hahandi ushobora gusanga nk'urugo rwatetse n'ibitoki 4, mu gihe cy'urundi rugo banganya umuryango batetse 1/3 cy'igitoki. Rero bivoma hamwe, nubwo bavuga ngo iki kizera mbere ikindi gisigaremo, ariko gisigaramo cyacuzwe, ikindi cyagicuze ibyo cyagombaga gufata. Bibaye byiza rero wahinga kimwe, ibindi ukabihaha iyo udafite ubutaka buhagije, cyangwa se ukagabanyamo ubutaka bwawe 2, ukavuga ngo hanga hazahahinga iki, hano zahahinga kiriya, ibindi ukabihaha, kuko ibihingwa biriho hano dukenera ni byinshi, ntiwabihinga byose ngo birangize. Yego, murakoze cyane. Ngira ngo mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko tutarasoza ngira ngo n'ubundi tugeze ku gihe cy'ihinga n'ubundi kindi sazo gutangira indi sazo none y'ubuhinzi. Ubu hari abaturage bari kureba ikirere, bamwe bakavuga bati subungubu imvura n'iyindi duhinge, abandi bati tube dutegereje. Ibyo ari byo byose nubwo nta wigeze wenda duhamagara ngakitubaza, ariko ubu abahinzi bari kubyibaza. Umuntu nk'abajyanama b'ubuhinzi, umuntu ashobora kubwira abaturage ko batangira bagahinga. Urakoze cyane. Amakuru duhabwa ndetse baduhaye umunsi abantu biteganyagihe batubwiye ngo aho ubutaka bwamaze gusoma, umuhinzi akabona ubutaka bwe bwarasomye, asohora imbuto ajye guhinga. Asohora imbuto n'ifumbire ajye guhinga. Ariko ahabona wenda bukiri ivumbi, arindireho gakeya nk'iminsi 3 imvura iraba yaguye, noneho abone guhinga. Kandi iyi mvura iteganyagihe rivuga ko izacikana n'ukwezi kwa 12 mu mpera zako. Ubwo bivuga ko umuntu uzahinga akererewe nawe azahura n'ibibazo. Bishaka ko rero umuntu utarategura ubutaka rwose, muvuga ko yakererewe, yakabaye ngira ngo abuzindukiraho cyangwa n'umugoroba afata isuka akajya kubutegura, kugira ngo niba buhoramo nk'umunsi umwe cyangwa 2 ajyanemo imborera bayishyiramo, agire gute atere. Ikindi ntasoza ntavuze ikintu cyitwa ubwishingizi. Yego, ubwishingizi ishingana ibihingwa byawe bishyira mu bwishingizi, ndetse buno bwishingizi leta yabushyizeho nkunganire. Ibihingwa bihari bifite ubwishingizi ni ibihingwa bigera muri 5, ni ibigori, ni umuceri, ni ibirayi, ni urusenda, ni imiteja, ni 5 byose ndabivuze. Yego. Ibyo bihingwa byose uko ari 5 bifite ubwishingizi, ku buryo uhinze hegitari yawe cyangwa se cyangwa se iterasi, baza bakayigupimira bakakubwira ngo ubutaka bwawe bungana gutya, bakakubwira amafaranga utanga ni make cyane, abari makeya, kandi wagira ikibazo bakaguha amafaranga menshi. Ubwo kukubwira ngo ugire amafaranga utanga no kugira ngo mu gihe wenda bitabyaye umusaruro, wenda kaza izuba ribitwitse, cyangwa hakaza imvura nyinshi kabyangiza, cyangwa hakaza udusimba ukaturwanya tukanga. Hakaza ibibazo byinshi bishobora gutuma ibihingwa byawe byagira ikibazo. Ariko atari ukuvuga ngo ibirare nibyo byatumye bitera. Ikirare ni uburangare bw'umuhinzi. Ariko haramutse habaye ikiza cya kintu uvuga ngo kino cyaje ari ikiza, icyo gihe ibigo by'ubwishingizi bikorana na leta, ni ibigo bigera muri 5. Hari icyitwa Radiant, hari icyitwa Sonarwa, hari icyitwa Prime, hari UAP, n'ikindi cyitwa Beka Insurance. Ibyo bigo 5 nibyo bigo bifite amasezerano na Minagri ndetse na RAB, kugira ngo bihe ubwishingizi abahinzi ndetse n'aborozi, kuko n'umuntu ufite inka ye y'umukamo nziza ayifatira ubwishingizi, yarwara ukayivuza ariko nta kintu kidapfa, ikomeje ukayivuza bikanga igapfa, cya kigo cy'ubwishingizi kiraza kikakuriha ya nka yawe, kabone nubwo bigura 1.5 million ayo mafaranga bayaguha.
kandi watanze makeya cyane. Ingurube nazo nuko ndetse n'inkoko nazo nuko. Ubwo rero ubu ntago ari ukuvuga ngo reka mfe kubikora ndebe, ibintu byose no kubikora ku mibare wabipanze neza kandi wirinda amariske cyangwa se wirinda ibihombo bitari ngombwa. Yego. Hanyuma rero ngira ngo rero tugeze ku musozo w'iki kiganiro, n'ubundi harabura iminota 2 kugira ngo mugenzi wanjye kuza kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Twaraho tuganira rero ku bijyanye n'imikoreshereze y'ifumbire cyane cyane by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo, nyirangukiyemo byinshi cyane ku bijyanye n'uko wahinga kandi ugahinga neza kijyambere ukabasha kwiteza imbere. Tukaba turi kumwe rero na Kayumba John, akaba ari umukozi wa station ya RAB ya Muhanga. Reka tubashimire rero ku musanzu mwatanze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Hanyuma reka dushimire rero n'abari baduteze yombi, dushimire batanze ibitekerezo haba ku rukuta rwacu rwa Facebook ndetse n'abandi baduhamagaye. Indi sango y'ikiganiro nk'iyi ngiyi rero ni kuwa kabiri utaha guhera ku isaha y'isa 11. Mukomeze kugira ibihe byiza. Giye kuri mikoro nari Jean Marie Vianney Nshimiyimana, se mutamana shakwe.